mbere bagitaye mu muriro wacyo, bagitaye mu muriro nk'inkwi. Umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo kirashirira, hagati yacyo harashya. Umutwe warashiririye w'iki giti, ntabwo kigitekereza neza, nta bwenge kikigira. Reka da, umutwe ubwenge bwaragiye, umutwe warahiye. Mbese ubu hari icyo cyamara mu gihe kigwiriwe n'akaga? Hari icyo kiri bumare? Bamujugunye mu bibazo, muzehe bamutaye mu bibazo. Iki giti ngo bakijugunye mu muriro wacyo nk'inkwi, bamutaye mu bibazo. Iki giti nta bwenge mu mutwe baramishe, nta bwenge, bajugunya mu muriro nk'inkwi. Iyo bavuze ngo bagitaye mu muriro, biba bisobanuye ko ni ibibazo iki giti cyajugunywemo. Noneho ibibazo bishobora gutwika rero umubiri wose. Ese ko kigwiriwe n'akaga, ese ko gikundukiye mu kaga n'ingorane, ese hari ikintu iki giti kiza kumara? Ese kigize gukokinga amasasu? Dufite urubyiruko rwiteguye kurasa mu Rwanda, dufite abantu biteguye gutera u Rwanda, babiririmba bakabivuga bitari mu mpisho, bitari mu gushakisha ngo urumva ngo urabona. Dufite abantu biteguye, bitari igihugu kimwe, bitari ibihugu bibiri, bafite umugambi mubisha, bafite umugambi mubi wo kurasa ku butaka bw'u Rwanda, bafitiye ishyari u Rwanda, bafitiye umujinya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, bafitiye umujinya n'ishyari bikorwa remezo cyangwa se bikorwa u Rwanda rugezeho cyangwa se rwagejejweho mu myaka 30 jenoside ivuyemo yakorewe abatutsi. Harimo abantu batumva uburyo u Rwanda rwaba rugeze aho rugeze. Tubyemera, abantu bari kugaburira imbwa, abandi bakagaburira ipusi. Abantu nta rukundo bafite rwo gutanga umuceri, ibirayi, ibijumba, ibishyimbo, kwambika bambaye ubusa. Tubyemere ko abantu bahagaze muri bya bindi twita nyamwigendaho. Igiti muri aka kaga kirabasha, ubundi igiti kirinda izuba, igiti bacyugamamo. Mwibuka Aburahamu munsi y'igiti cy'umurotemu, akamaro k'igiti. Munsi y'igiti Yesu akurayo Filipo na Andereya, munsi y'igiti. Igiti Bibiliya ivuze igiti, n'inzu ni igiti, n'inzu ni na Bibiliya inzu yita ibiti. Ese ko kigwiriwe n'akaga mu gihe nk'iki, hari umumaro kiza kumara? Hari icyo kiza gukora? Usesenguye rero utanasesenguye ni ibintu byumvikana cyane. Niba nawe uri muzima, iki giti kigwiriwe n'akaga, n'u Rwanda rugwiriwe n'akaga. Iki giti kizengurutswe n'ibibazo, n'u Rwanda. Iki giti kiri mu ngorane n'akaga n'agahinda, n'u Rwanda. Iki giti kiri mu kaga kagoye kandi ubwenge bikaba bitari bukunde, kikaba cyarashiririye, kikaba cyarajugunwe mu muriro, kandi hakaba hari ibibazo kidashobora kwikuramo n'igihugu. Koko ururimi ni Ikinyarwanda, uhanuye ni Umunyarwanda, ibyo yavugaga ni Ikinyarwanda, abo yabwiraga ni Abanyarwanda. Iki giti cyumye kuri uru rwego nyirizina. Ariko u Rwanda rugira abayobozi, u Rwanda rugira abayoborwa, u Rwanda ruhagaze mu bumwe n'ubumuntu bya Kinyarwanda. Kandi ndabyemera ko u Rwanda rufite ibibazo. Tuzengurutswe n'isi yose yafatiye u Rwanda ibihano, tuzengurutswe n'abantu bifuza kurasa mu Rwanda, bafite imbunda, bamaze gukokinga, bamaze kuzuza pura. Dufite abantu bazengurutse u Rwanda. Imitwe yarahiye, amaso arashirira, nawe ukibasha kubona umutinde nyakujya. Reka da, buri wese arakurura yishyira. Reka da, amazu muri kubaka hirya no hino, ugasanga umuntu afite amazu n'akazu. Reka da, imitungo arikusanyirizaho, ariko ntawe yabasha guhereza n'ikiro cy'umuceri. Yewe cyahiye umutwe, gishya n'ikibuno, hagati yacyo kirashya. Yavuga ngo mbese
niba ntacyo cyamaze ubu hari icyo cyamara. Cyahiye umutwe aho Imana iguhereza ubutunzi ukanga kubyara no guheka ngo abantu utazabura icyo ubaha, ukorora amapusi n'imbwa. Urumva ufite ubwenge buzima? Ipusi zikakunywera amata, imbwa zikarya inyama, abana bagukomotseho umugore yasama inda ati tuyikuzemo, ariko imbwa ukayorora. Tugarutse tukibaza, turebesheje amaso y'umwuka tukarebesha amaso y'umubiri, ubu buhanuzi buvuga igihugu n'abakiyoboye n'abafatikanyije. Tugarutse tukivuga ngo imizi ni iki, tukibaza ngo umutwe ni iki. Cyahiye umutwe, gishya imizi, gishya n'ikibuno. Muri make rero habamo urujijo, urungabangabo, ibintu udashobora kuvuga ngo urabisobanura uko ubyumva. Iby'umwuka byumvwa n'ab'umwuka, ariko ndazi ko hano hari abantu b'umwuka bari bujye babisobanura bakabyumva bakabimenya, kandi bateretswe batanarebye akakubwira ngo igiti ni iki, umuzi ni uyu. Mu by'ukuri ese ubundi Yesu we waremye isi n'ijuru, mu byaremwe byose nta kitararemwe na jambo, ese ko yavuze ko abakene tuzapfana nabo, natwe ko harimo abakene hakabamo abakire, ese ubundi tuzakora nk'intumwa? U Rwanda ruzahinduka intumwa? Muze kudusubiza muri komenti. Ukizaza n'ubukire, ukenyaza n'ubukene, turunde hamwe, tujye dutekera hamwe, imyenda tuyibike hamwe, umwe yambara iyo abonye, imodoka tuzishyire tuzikuremo perime, uzi gutwara uparike, undi aza parukura atware. Mbese hari ibyo bita gikomoniste na gikapitaliste. Gikomoniste ntawe ugira ibye, gikapitaliste umuntu agira ibye. Ntabwo nzi umuntu wabatije Riziki, ntabwo nzi umuntu wasengeye Riziki, nta nubwo nzi umuntu yaba yarabwirije ubutumwa bwiza Riziki, ariko inda yabyaye Riziki, inda yatwise Riziki y'umwuka, inda yaba yaribungenze Riziki amezi 9. Inda y'umwuka naho mu mubiri ho bamwe bavuga ko Riziki ateye uko ameze, uko afite karagiteri, ibyo ntibindeba. Ahubwo umuntu wamwigishije igice cy'umubatizo, Riziki niba ari mu barokore ba kera, niba ari mu barokore bubu, niba ari mu barokore bejo, niba ari mu barokore b'uyu munsi, ntabwo nzi Riziki Shatari karite akozwemo, ubutaka bumbyemo, ivu yaba bumbyemo. Riziki Shatari ntabwo nzi inyama yamumaze ubwoba, kandi nta nubwo navuga ko ari ikibazo cy'ubwoba cyo kutagira ubwoba. Ntabyo yavuze birenze bitavugwa, nta n'ibyo yakoze birenze bitakorwa. Ahubwo jye ndibaza ukuntu umuntu abona ibibi gusa, muba ariho musobanurira, ntabone ibyiza. Umuntu akigisha ibibi gusa, yigisha ibyiza. Umuntu akavuga ibibi gusa, ntavuga ibyiza. Umuntu agahanura ibyago gusa, ntahanura ibyiza. Nyakubahwa muhanuzikazi Riziki Shatari, ese koko mu Rwanda nta muyobozi mwiza uhari? Abayobozi bose bakora ibibi. Ese koko mu Rwanda nta rukundo ruhari? Abantu umuntu arya ibye n'undi akarya ibye kugeza ubwo ntawe umukene. Nta muntu ushobora gufasha umuntu w'umutindi nyakujya. Aha hantu ntabwo nahumvikanaho nawe. Mu Rwanda harimo abantu bafasha abandi. Ese izi mbwa zo bari buzice, injangwe bazice, babijugunye ku gasozi, cyangwa bijye muri parike, cyangwa bive mu bantu, niho icyo gihe bazaba bujuje urukundo? Njye mpamya ko kuva isi ibayeho abantu bagira abeza bakagira ababi. Kote yose igira abanyantege nke, ikagira abanyembaraga. Opozisiyo cyangwa se n'igihugu habamo abeza hakabamo n'ababi. Uyu munsi wa none rero ntabwo nzi ko turi kujya imbere cyangwa turi kujya inyuma muri ibi bintu Riziki ari kuvuga. Si ushobora no kubona aho uhera.
abantu bakurikirana ubuhanuzi bwa Riziki nagira umbwira ko yabona aho yahera muri ubu buhanuzi, ntiwamenya aho buri kujya n'aho buri kuva. Ntushaka kuvuga ubu buhanuzi budusabye kwihana. Uyu mwaka turi mu gihe cyo kwihana. Ntushaka no kuvuga ubu buhanuzi budusabye gukizwa uyu mwaka, cyangwa se n'ubw'umurengwe. Ni ukuvuga rero ubundi Imana yije itagusanze mu byiza igusanga mu bibi. Iyo igusanze mu bibi egare kukubwira ngo bivemo, kuko ni umubyeyi n'umwana. Iyo igusanze mu byiza ikubwira kutarengwa. Nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe aho Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cya Misiri. Uyu munsi wa none rero iri ni ijambo tugarutseho, umukobwa w'Imana Riziki Shatari nawe yagarutseho, avuga ko igiti cyumye, avuga ko nta rukundo, igiti bagitaye mu muriro, n'ikibuno cyacyo cyarahiye, ubwo ni imizi. Ndabyemera mu Rwanda hari imidugudu y'amazu n'utuzu, kandi u Rwanda rufite rwose amazu menshi. None se ubundi abantu baba mu biti nk'ibisimba? Nyakubahwa muhanuzi, rega n'ubundi gukira, rega waba utekereje nk'abana. Gukira umuntu arakira, abantu ntibakire. Gutera imbere umuntu aratera imbere, abantu ntibatera imbere. Kandi gukomera umuntu arakomera, abandi bakoroha. Isi nuko iteye rwose, ntiwiri gusitara. Nta gihe kizabaho ngo mu Rwanda ngo abantu bose bagire ubutunzi bungana, ntibizigera bibaho. Usange ngo abantu bose batunze Asiye Mudeli cyangwa Novo Mudeli, cyangwa abantu bose batunze Barabasi, cyangwa abantu bose batunze Mercedes Benz, cyangwa abantu bose batunze Toyota naka, V8 naka. Oya, hazabaho ikinyuranyo mu buryo n'ubundi. Ntabwo abantu bose bazarya umuceri w'umutayilandi cyangwa w'umutanzania cyangwa mu Vietnam cyangwa w'umuhinde. Ntabwo abantu bose bazabaho barya inyama z'inka gusa cyangwa z'impene gusa. Nta nubwo abantu bose bazabaho baba mu nzu igeretse gusa. Nta nubwo abantu bose bazabaho baba muri kadasitara gusa. Oya, n'ubu ngubu ushobora gusanga hari uba mu nzu y'ibyatsi. Hari n'uwo wasanga kiba mu kiraro. Nose aba bantu bose hazaza ubutunzi cyangwa agakiza, abo bantu bareshye bajya kuri nivimwe. Aho rero waba uri kuvunika, waba rwose ubazinariye. Ahubwo nge nibwira, menya neza ko igihugu gishobora gutera imbere, hakabaho ba Trump, ba Putin, hakabaho ba Xi Jinping, hakabaho ba Kim Jong Un, hakabaho n'abandi ku rwego rutandukanye rw'iterambere mu gihugu nk'iki ngiki nyine abantu bose babamo mu buryo butandukanye, kandi umuntu wese yifuza iterambere. Ariko iryo ubona riri munsi y'iryanaka cyari riri hejuru y'iryanaka, ntabwo ibintu biri ku munzani umwe, nta nubwo bizigera biba ku munzani umwe. Sadepa wasanga Imana ntabwo nyivuguruje, sinanayimanuje, wasanga igiye gukora yenda ibirenze ibyo twebwe turi kubona n'ibyo turi kumva. Mu burenganzira bwayo ikora icyo ishaka. Ariko igiti bagitaye mu muriro, intara y'amajyepfo bayitaye mu muriro, iyo mu majyaruguru bayita mu muriro, iyo mu burasirazuba bayita mu muriro, umurwa w'u Rwanda bawuta mu muriro, intara y'amajyaruguru bayita mu muriro. Igiti cyatakaye mu muriro, imizi yacyo yarumye, hagati mu bayobozi harumye, ubwo n'ubwenge ntabwo igiti kigifite. Igiti cyaguye mu ntambara, igiti kizengurutswe n'intambara, akaga ko kaje. Ese iki giti kiraza kwikura mu bibazo gifite, cyangwa se mu bibazo byaje, cyangwa se mu bibazo bihari? Iki giti wagitiwe, iki giti mutubwire, ni igiti nyine cyahanuwe na Ezekiyeli na Yeremiya. Igiti ni umuntu, ntabwo ari ibintu. Igiti ni umuntu. Wagitiwe udafite ubwenge, wagitiwe
ese ngo mu bihe nk'ibi intambara zikuzengurutse, ibihano bikuzengurutse, akaga kakuzengurutse, ese uri bubyikuremo? Nicyo ubuhanuzi busobanuye, ni nacyo ngarutseho. Ndabizi neza ubu mu kanya hagiye kubamo komenti nyinshi cyane, umwe ati warengereye, undi ati ntiwarengereye, undi ati nibyo, ariko tugaruke tubwizanye ukuri. Igiti se ni igiti ki? Ni igiti cy'inturusu, ni igiti cy'isipure, ni muvure, ni ribuyu, ni igiti cy'avoka, ni icy'umwembe. Iki giti se wowe wumvise ngo igiti cyarumye bagita mu muriro wacyo, uretse ko hano ho yenda yanibeshye, nta muntu ugira umuriro wo kujugunwamwo. Igiti kimaze kuzengurukwa n'ibyago n'ibibazo, icyo giti ni ikihe? Ni ikihe? Niba nawe ureba ukaba wumva icyo giti wagize ngo ni ikihe, wamaze no kukimenya, no muri komenti uze kureba ko abantu batarajya bacyandika icyo giti barakivuga. Ariko mu by'ukuri ese koko u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, hari ibintu mpora mbabwira cyangwa mpora nibaza, namwe mujye mutubwira. Turagushimiye gukanda subscribe. Mu by'ukuri u Rwanda, ese u Rwanda nirwo rwakoze ibyaha biruta iby'isodomo n'igomora? Ese u Rwanda nirwo Imana igambirira kurimbura kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa mbere itararimbura? Ese u Rwanda umuhanuzi Riziki inda yamutwise amezi 9, inda y'umwuka ikamubyara, nta cyiza na kimwe Riziki azigera abona ku Rwanda? Ese hazabaho ingoma Riziki ahuze nayo bagendane? Nta yizabaho, nta nizigera ibaho. Riziki nge nkeka ko arizo karagiteri ze, nkeka ko ari bwo butumwa bwe, cyangwa se ari wo murongo we. Ariko si ubu hazabaho ingoma, habeho abayobozi mu by'amadini no mu by'igihugu, kuko yahanuye avuga igihugu cyangwa akavuga idini. Ariko ubu buhanuzi buravuga abayobozi n'abayoborwa. Ni nabwo ngarutseho. Iyi saha tuvugana Riziki Shatari nta cyiza na kimwe abona mu ntara zose, nta cyiza na kimwe abona mu turere twose, nta cyiza na kimwe, ibintu byose ni bibi. Nge ntabwo nemeranwa nawe rero ko ibintu byose biba bibi. Habamo ibibi hakabamo n'ibyiza. Nyakubahwa muhanuzikazi Riziki Shatari, kebuka. Niba ukunda u Rwanda, abayobozi bose bariho bazashira, bazavaho, hazajyaho abandi, ariko igihugu ntikizavaho, kizahoraho. No mu bakozi b'Imana abayoboye ADEPR yakureze ikakubyara, nabo bazavaho, nanjye nzavaho, twese tuzashiraho, haza abandi. Ese koko nta cyiza mu myaka 40 Riziki amaze, cyangwa 30 ariko nkeka 40 atarayuzuza, ari nko muri 35 cyangwa 36, aho Riziki Shatari y'imyaka amaze, nta cyiza na kimwe arabona u Rwanda rwakoze. Niba nta cyiza rero na kimwe Riziki arabona, reka dupfukame dusenge. Imana ikwiye kugenderera amaso ya Riziki, Uwiteka akwiye kugenderera amatwi ya Riziki, Uwiteka akwiye kugenderera ubwenge bwa Riziki. Nyamara ndabivuze, mureke dusengere Riziki Shatari, umukobwa w'Imana. Abanyamasengesho cyane nka ADEPR yamubyaye, iziberi yose, iz'amaboko yamuteruraga, iz'ibibero yakuriyeho, muze mushakishiriza umuntu wabyaye Riziki mu gakiza. Nimusengere Riziki, afite ikibazo gikomeye cyane. Amaso abona ibibi gusa, amaso abona ibintu bibi gusa, aya nayo gusenga. Ngira ngo wabyumvise mu tuvideo twose nashyizemo. Ese koko ndabyemera ayabatwa Dilibert Rujugiro nyakwigendera afite umudugudu Nyarutarama, Mironko akagira umudugudu, mazu meza, abona abagwiza tunga cyangwa se abakire, ba Sina, ba Kabuga, ba Mironko, n'abandi ba Dodosi, ba Dodo, n'abandi.
tutarondoyemo hano, cyane ko no kubavuga ariko Mana Nyagasani, Mana Nyagasani, igiti cyarumye bagishoye mu ntambara, igiti cyarumye ko kizengurutswe n'ibibazo, mu gihe nk'iki hari icyo kiza kumara. Igiti cyarumye ntikigitekereza, igiti cyarumye nta bwenge kigifite, igiti cyarumye nta rukundo kigifite, igiti cyarumye ntabwo kikiri igiti kizima, igiti cyabaye icyo gucanwa, igiti cyabaye icyo gutemwa, igiti nta buzima kigifite. None se iki giti kizengurutswe n'ibibazo, iki giti kigoswe n'ibibazo, iki giti kitagifite umumaro, ese iki giti muri komenti uratubwira iki giti ni igiti bwoko ki? Ni ikihe giti? Ni ikihe giti? Yeremiya yahanuye igiti mu bahanuzi bakuru, Ezekiyeli ahanura igiti mu bahanuzi bakuru, Yesaya avuga igiti mu bahanuzi bakuze. Igiti ni umuntu, ni imigani, ariko igiti ni umuntu. Igiti cyarumye bagishoye mu ntambara, igiti cyarumye baragishutse, igiti cyarumye kizengurutswe n'ibibazo. Igiti iki giti ni ikihe? Iki giti ni ikihe nawe utekereje? Ndagira ngo rero tugaruke muri iki kiganiro dusobanura iki giti. Ubu buhanuzi buri kuvuga igiti cyumye, twe nicyo tugiye kuvuga, kandi nta kurya iminwa, nta no guca ku ruhande, nta n'impamvu n'imwe. Reka tuvuge iki giti homboka, cyambo cya mukongomani, nta miyaga rero irimo yindi. Iki ni iki nk'uko mwene data yabivuze. Ni ukuvuga rero ni ubuhanuzi bwumvikana, ariko se buratubwira gusaba iki? Buratubwira kuba iki? Buratubwira guhagarara he? Ni ubuhanuzi buri kubwira abantu umurengwe, ariko njye mbona nta n'umurengwe uhari. Ni ubuhanuzi buri kubwira abantu ko bagoswe n'akaga n'amage. Ibyo byo rwose biragaragara. Abanzi bari imbere bari inyuma, akaba wamuririmbye. Ni ubuhanuzi buri kuvuga ko abantu cyangwa se bafite imbwa zahaze n'injangwe zahaze, ariko abantu bishwe n'inzara. Uko ni ukuri, harimo abantu bafite imbwa ziga amashuri meza, imbwa zigaburirwa inyama, izindi zikanywa amata, nyirahuku. Harimo abantu bagwaje bwaki, cyangwa se bafite ikindi kibazo cy'ubukene ndengakamere. Icyo nacyo sava, no komenti. Harimo abantu kindi nacyo, mbese ubuhanuzi bwose mureke tubive imuzi, uvuge ko ubyumva, nanjye mvuze uko mbyumva. Twiseguye ku muntu wese wakumva twavuze ibinyuranye n'ibyo yifuzaga ko twavuga. Twiseguye kuri Riziki Shantari, ntiyumve ko hari kumurwanya cyangwa kumupinga kundi, ahubwo nakunda igihugu cye, akunda abayobozi b'igihugu n'abamadini, abasabire kubaho no kuramba no kuramuka. Ciao, shalom.